Mana tuje imbere yawe. Turagushimye kubana n'umukozi wawe ibihe byo gusenga bikamubaho. Waramuhamagaye kandi umufiteho umugambi mwiza. Imbaraga z'Imana gukora kuwiteka Imana kumubeho. Fasha imitima ya buri muntu wese, umutima wa buri muntu wese ushire hano. Umwuka wera amushyigikire. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora. Ubwiza bw'Imana buganze. Reka amavuta y'Imana atembe kuri mu izina rya Yesu. Amen. Danieli 3:16. Saduraka na Mishake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo, niba ari ibyo Imana yacu ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro gurumana, kandi izadukiza kuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye uko tutari bukorera Imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Tuvuge ngo amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso mu gice cya 3, ariho dusoma hanyuma n'umurongo wa 20. Abefeso 3:20. Nukibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira, byose nk'uko imbaraga zayo zikoreramo, icyubahiro kibi cyayo n'itorero ryayo rya Kristo Yesu kugeza iteka ryose ibihe bidashira. Muvuge ngo amen. Ndashaka ko tuvuga ijambo rivuga ngo humura, Imana yacu irabashije. Tuvuge ngo amen. Iki gihe cyari igihe Abisiraheli umwami witwa Nebukadinezari yari yarabanyaze. Mu kubanyaga kwaho Bibiliya iravuga ngo Nebukadinezari yakundaga gutera i Yerusalemu, akahatera akabagirira nabi. Mu kubagirira nabi kandi nabyo ibyinshi byari mu masezerano y'Imana. Kubera iki byari mu masezerano y'Imana? Imana yari yaravuganye nabo, irababwira ngo mbakuye muri Egiputa, mbajyanye i Kanani, ariko nimugerayo mukarya mugahaga mukaba mu mazu mutubatse, muzirinde ntimuzibagirwe Uwiteka Imana. Mu cyaha gikomeye Imana yanga urunuka, Imana yanga abantu bibagirwe. Mbwira uwo muntu mbwira ngo ntukibagirwe. Kubera iki Imana yanga abantu bibagirwe? Iyo wibagiwe imirimo y'Imana, hari inzira twaciyemo tutazi ko dushobora kuzicamo, ariko tuboneramo amaboko y'Uwiteka. Imana ntigira akaboko, Imana igira amaboko. Njya numva hari n'abantu bavuga ngo Imana yakinze akaboko. Imana ntigira akaboko, Imana igira amaboko. Munyikirizaho ubukeya, amen. Niyo mpamvu amateka yawe n'igihango ufitanye n'Imana, Imana iravuga ngo ntukabyibagirwe. Ntukagire gute? Kandi namwe ntekereza ko muri wese afite amateka n'igihango afitanye n'Imana ye, kandi twese ntibingana. Ariko icyo tuzi cyo nuko dufite iby'Imana yakoze. Nibyo rata? Mwebwe numva mutari kwikiriza, reka nibwirira abangaba. Nibyo rata? Buri wese afite amateka n'igihango afitanye n'Imana. Tekereza ko wenda iwanyu bagusize uri uruhinja, ariko Imana ikakurera ugakura, Imana ikakonsa ukavamo umugore umeze gutya, ukavamo umukobwa umeze gutya. Ayo si amateka se? Tuvuge ngo amen abayafite rata. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika.
zafatiri mungisha Imana bigira impamvu yo kukwegera biri kuneca kumusozi ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika namwe murazifite se ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. nta yindi mpamvu kuki umuririmbyi ashobora kuririmba gutyo nuko afite amateka n'ibintu bigaragara n'impamvu Imana yamukoreye. Imana ishimwe. Nabyumvisha impamvu ntukibagirwe. Twakiriye mwarimu Vedaste ahaguruka dusuhuze mu izina rya Yesu. Nawe turaje tumwumve dukomere Imana amashyi menshi. turamwakire mu izina ryande. Ndabirangije guma aho ngaho ufashwe. Ndasengeye byose nemerewe kubikora. Imana iguha umugisha. Ndetse byagenda gute ubwo twagira ngo nawe nindangiza kwigisha mu kanya afatireho, ariko ukuri ko Imana hano mwarahiriwe. Reka mbyihorere ariko mwarahiriwe. Nimba ari ikintu gikomeye ni ukubona igisorori kingana kuriya. Ubu uyu nguyu ni igisorori, uyu nguyu nawe ni ikindi, uriya nawe ni ikindi gisuperi. Ubwo urumva Imana itaba yabatetesheje. Kandi nubwo atari cyo ashaka kuvuga, ariko Bibiliya iravuga ngo abantu bumvishe byinshi ngo nabo bazabazwa byinshi. Ni nayo mpamvu ibi bintu Imana ibibakorera byo kubazanira izi nyigisho ntimukazite hano, mujye muzisigasira, zizabatambutsa ahakomeye hari imbere mutazi. Hari igihe muzageramo wirarisi ntabakiri hano. Yego ko hari igihe nayoboraga ahantu twari dufite ububyutse bwinshi, Vedaste arahazi, nkabatumira abakozi b'Imana benshi, kandi ubwo nanjye ntimugire ngo ndoroshe, nange sinabaga noroshe. Nkabigisha, nkabasengesha, nkabahanurira, nkabagira inama, nkabahugura, nkanabasura. Urumva ntarakoraga ibintu byinshi. Hanyuma nkababwira ati rero ibi bintu mubona n'aba ba Vedaste narabatumiraga ntimukabitesha agaciro, kuko hari igihe kizagera ntimubibone, bakagira ngo ndababesha. Umunsi umwe baranyimura, undi munsi umupasitoro twakoranaga nawe baramwimura, n'umushumba baramujyana. Abandi baje, abantu bose bakavuga ngo hano ngo nta byo gutumira abashitsi. Ntibabatumira abashitsi, birabiha barigendera. Igihe cyose ukwiye guprofita icyo gihe urimo ukakibyaza umusaruro. Kubera iki? Iyo upfushije igihe ubusa ugera imbere kikakwishyuza. Kikagira gute? Iyo gusenga bikunaniye uri umukobwa, ntugire ngo uzabishobora uri umugore. Ego baguteye inda umwana akahita avuka, wajya ucyonsa bakahita bakongeramo indi nda. Urumva uzabishobora wowe? Senga rero ugifite uburyo uprofite. Mu gihe ugifite agafaranga gakoresha, kuko hari igihe kizagera wenda ntubu ugigafite. Nabonye amafaranga ajya yitera akagenda. Hari igihe twabayeho, kabyihorere, hari igihe twabayeho iri iwacu Nyamirambo twari dutuye dufite ibifaranga, Mana ishobora byose. None ikindi gihe tuje kureba sanga byose byaragiye burundu. Si byagiye he? Kandi twajyaga none Yesu we, jya profita ubyaza igihe ufite umusaruro. Gufashwa, ari umugabo ujya wigisha ajya avuga ngo gufashwa ni none, ngo gutabarwa ngo ni none, ngo kuzuzwa ni none. Reka mbyihoreye, byose ibyo nashaka kuvuga. Bibiliya iravuga ngo Abisiraheli bagera i Kanani, baba mu bihugu Imana yabahaye, baba mu mazu Imana yabahaye,
banywa amata y'inka batoroye, bagubwa neza, ariko nyuma baribagirwa. Bagira gute? Munyikirizaho bukeye bagira gute? Mumbwire ngo ntukibagirwe Imana. Kandi namwe mufite ibintu Imana yabakoreye. Birahari rata? Anibwirira ababifite rata birahari. Nimukabyibagirwe. Mukagira gute? Mukabyibagirwe. Iyo byibagiwe uhura n'akaga. Imana irababwira ngo nimukibagirwe, umunsi muzibagirwa nzabateza abami b'abanyamahanga. Nebukadinezari Imana yamuhagurukije atera Abisiraheli inshuro zigera muri 3. Mu bo yatwayemo na Saduraka na Meshake na Abedenego. Abageze z'i Babuloni abambura, umva munyumve, abahindurira amazina yabo bitwaga, abita amazina y'ibigirwamana. Amaze kubita amazina y'ibigirwamana, abajyana no kwiga amashuri y'abarozi. Bamaze aho ngaho, ariko mwumva ikintu nakunze. Amen. Ndumva mwagiye. Amen. Kasoze mpembe Vedaste banza bibiye. Ngaho munyikirize. Babajyanyeyo, baravuze ngo nubwo tuvuye iwacu i Yerusalemu, ariko Imana ni umutungo wimukanwa. Haleluya. Imana bayivanye Yerusalemu bayijyana i Babuloni. Mukwiye kumenya ko mu mutungo dufite Imana yaduhaye, Imana ubwayo yaratwihaye, ni umutungo wimukanwa. Ushobora kutagira inzu, ushobora kugira inzu naho ukayihasiga, ugiye muri Amerika ukayisiga, ariko Imana yo murajyana. Kandi niyo bakoze checking ku mupaka, iyo ntibayibona kuko iri muri twebwe, urayambuka n'umupaka ukayijyana. Imana ni umutungo wimukana. Haleluya. Yo barayijyana, kandi namwe mujye muyijyana. Kamabwire cyane mujye muyijyana. Mwambabone mukanyikirizaho buke, mujye muyijyana. Imana yanyu mujye muyijyana. Ikibazo cy'abantu, abantu barayisiga, akava mu cyaro ayifite, yagera i Kigali ntayerekane. Yava i Kigali yarenga umupaka akayisiga ku mupaka, ariko ntimukayisige, mujye mujyana nayo, kuko Imana ni umutungo wimukanwa. Ngo barayijyana, bageze i Babuloni biga muri ayo mashuri, ariko ntiyabahindura, kuko bari bafite Imana ishobora byose. Bibiliya banga igihe kimwe, niwute ndashaka kuvuga ijambo rivango humura, Imana yacu irabashije. Haleluya rata. Imana yacu igize gute rata? La. Imana yacu. Haleluya. Urarwaye, humura, Imana yacu irabashije. Ufite ibibazo, humura, Imana yacu irabashije. Wajana uri umushomeri, humura, Imana yacu irabashije. Wajana nta kazi ufite, humura, Imana yacu irabashije. Waje urwaye, humura, Imana yacu irabashije. Ufite ibyaha byakunaniye, humura, Imana yacu irabashije. Ibasha no kugukiza ibyaha. Ndikubona mumeze nk'abantu bashaka guhereza Imana icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Imana igize gute rata? Alala. Urashoboye Mwami Yesu ndabizi, urashoboye Mwami nta kikunanira. Bibiliya iravuga ngo Saduraka na Meshake na Abedenego baravuga ngo utazubarara bazamushugunye mu itanura ry'umuriro. Itanura rya he? Kandi bazaryanyegeze 7. Ndagira ngo mabwire ngo hari amatanura abadayimoni bacanye, ariko ndatangaza muri ritenane ko agiye kuzima mu izina rya Yesu. Hari amatanura bagize gute? Ese murazi ko abantu bajya bayacana? Ntago mu byumva. Siko bajya bayacana. Barayacana bakanayengegeza. Ko azapfa.
ntacyo azigezaho, tuzamuvuga. Najya gukora mariage tuzayica, ariko nagira ngo nangaze iri tangazo k'amatanura abadayimoni bacanye bakanayenyegeza n'abayenyegeje n'abaterankunga bayenyegeje. Imana yazimirije muri aya materaniro y'abera. Lesta kole benesta, Imana yazimirije. Nababwiye ngo Imana yacu irabashije. Igize gute rata? Mu bintu Imana ibashije, ibashije no kuzimya ayo matano. Bibiliya ngo baragenda ngo baramanuka mu gikombe cya Dura. Baro ngaho bose itewe abantu bose bamanutse, na Saduraka na Meshake ajyayo. Ngo bari aho ngaho bavuza amakonde, amabubura, amasambuka n'imyirongi. Bibiliya ngo bose bamanukira icyarimwe barubarara, baravuga ngo iyi niyo Mana yacu. Saduraka na Meshake na Abedenego amategeko y'Imana yacu aravuga ngo yakagira indi mana iyo ari yo yose twikubita imbere mu maso yayo, uretse Imana yaremye isi n'ijuru, iriyo yo mu ijuru yonyine. Yonyine, alala, yonyine niyo yo kubararirwa. Ifite umwuka mu biganza byacu, niyo yo kubararirwa. Ivuga bikaba, niyo yo kubararirwa. Itegeka bigakomera, niyo yo kubararirwa. Itanga amahoro, ntihagire utera amahane, niyo yo kubararirwa. Kotala bando ya sika, niyo yonyine. Abumva ariyo yonyine bahaguruka batere haleluya. Niyo yonyine. So belle star. Yonyine. Amina rata. Yonyine. Ifite umwuka wacu mu biganza. Ifite umwuka mu biganza. Ivuga ngo ubaka ukubaka. Ivuga ngo rya ukarya. Ivuga ngo rongorwa ukarongorwa. Ivuga ngo byara. Turakwemera, turakwemera, turakwemera. Yesu we, intare yo mu muryango wa Yuda. Turakwemera, dushonje cyangwa duhaze, mu bukire cyangwa mu bukene. Ami wanjye, turakwemera. uriho uzahoraho, icyubahiro kizagenda. Ubwami buzahora ku bitugu byawe. Icyubahiro kizaba icyawe iteka, we rizahora hejuru gusa. N'amaniho ntazaboneka, yabana nawe igakora ibyo ukora byose. Natwe turakwemera. Tuvuge ngo amen arata. Ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza. Ntacyo bidutwaye, ntacyo bidutwaye. Kuri twebwe wasezeranye natwe isezerano ko tutazakureka. Yesu we, turakwemera. Abemera Yesu dutere haleluya. So benewa
tegereje abanyegiputa maze urabatungura urabitegereza bacikamo igikuba urongera ziga ku magare yabo warengeraga y'Abisiraheli wabavanye mu maboko ya Farawo wabambukije ya nyanja itukura guhekera uri Imana itaneshwa turakwemera 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 tuvuge ngo amen arata amen arata Bibiliya iravuga ngo Saduraka na Meshake na Abedenego baguma bahagaze bemye baravuga ngo nta yindi yo kubararirwa uretse Imana yaremye isi n'ijuru yonyine mumvugire ngo yonyine kandi umva igitangaje uyereye kera kose abantu bareba ibintu bitabareba bahozeho bagize gute habaye hati harya ati yambara ati hazaba hati ibyo ntibibareba uko tuzabaho biri mu mugambi w'Imana kuko imibereho yacu Imana irayizi itegeko ryari ukubarara kandi kuri bose kuri nde Imana barinda babarebuzwa numva nabibabwira cyane Imana barinda babarebuzwa aratwite ntabwo azabyara Imana wayegera ikavuga ati mbasha gukora ibiruta uzabyara ariko Imana barinda babarebuzwa Bibiliya banga ako kanya Saduraka na Meshake na Abedenego bahagaze mu mwami arabegera arababwira ngo niko bahu yemwe basha ibyo bintu nimwe mwabyitumye cyangwa n'inama babagiriye aka kanya kugira ngo mungomere ntabwo muzi amashuri nabishyuriye n'ibiryo nabagaburiye n'ibintu byose nabakoreye muransuzuguje ako kageni arababwira ngo mbahaye double chance mbahaye amahirwe ya kabiri atari yayandi ya Medi cyangwa The Ben mbahaye amahirwe ya kangahe reka mabwire hari igihe Satani agezana amahirwe ya kabiri atarayimana arababwira ngo mbahaye amahirwe ya kabiri umuntu wese uri bwongere kumva amabubura amasambuka n'amakondera akubarara ntacyo ndi bumutwara ariko natabikora aratabwa mu itanura ry'umuriro arababwira ngo niko mwabahungu reka mbabaza arababwira ngo Imana iri bubakize ukuboko kwanjye agira gutya ago mu nyumva agira gutya dore sha Imana ibakize uko kuboko kwanjye ni iyi ngo Saduraka aramubwira aravuga ati hari ukuntu cokoza umva amabwire hari ukuntu cokoza umuntu w'umunyamwuka akumva utuntu turazamutse yihanganya avuga ati aho ntabwo ndi buceceke ndavuga kuko hari ibintu mziho Imana ifite amaboko aruta ya Nebukadinezari ngaramubwira tumva mwami Nebukadinezari twari twacecetse ariko noneho reka tuvuge nimba ari ibyo koko Imana yacu dukorera ibasha Imana yacu mwese mubwenge Imana yacu babari unyeganyize umuntu hirya no hino mubwire ngo Imana yacu mumbwire ngo Imana yacu iyi twiriwe imbere Imana yacu Imana y'abarokore Imana y'abanyamasengesho Imana y'abingizi Imana twiriwe Sopele sakota Imana yacu ntabwo ari Bayali ntabwo ari Dagoni ntabwo ari Ashera ntabwo ari ibyirwamana ntabwo ari abapfumu ifite amatwi irumva ifite amaboko irakora ifite amaguru iragenda tole sakota labinema Imana yacu aramubwira ngo Imana yacu turayizi mumbwira ngo ukwiye kuyimenya
mutumye nibuka Danieli yaravuze 11:32 yaravuze ngo abazi Imana ya bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ikirata. Aramubwira ngo buretse twe turayizi, twe tugize gute, murayishidikanya? Ntanze uburenganzira, ndi umwarimu mu itorero rya ADEPR, nanjye ngira ububasha. Utayizi wishidikanya waje hano atamporeza tayi, hano haguma abayizi, haguma abayizi, haguma abayibonye, haguma baje kuyishaka, haguma baje kuyishaka ariko bayizi. Imana wowe, Imana yatinyutse ikamfata ikankura mu basilamu, ikankura mu gisilamu, ikambwira ngo ndaguhamagaye. Turayizi, dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri ko Imana izatugirira neza. Turayizi. Yohana yaravuze ngo uwo twiboneye ngo n'amaso yacu, intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo rizima. Turabibwa. Ariko murayizi namwe, murabizi ko ibashije. We uriya muntu arayizi, we uriya muntu arayizi, uriya nawe arayizi se. Twe turayizi. Nta mpamvu ituma tugusubirgisha iryo jambo. Nimba ari ibyo koko Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ariko nahita nabikora. Umva umurokoresha, umva umurokore uzima, nahita bikora nta kabuza ko kububararire Imana zawe wakoze, habe no kuramya icyo gishushanyo. Ngo Nebukadinezari ngahita zabiranwa n'uburakari, ngararakara. Mani barinda abantu barakara. Mani barinda barakara. Ngako kanya ngahita tanga itegeko aravuga ngo mwanyegeze itanura 7 kandi mufate Saduraka na Meshake na Abedenego. Bagira bati bamakura bagira barahambira, bajugunyamo, baterura, bashaka abanyembaraga, baravuga ati muterure mujugunyemo. Bibiliya iravuga ako kanya hari uburyo bune Imana igikoramo ku muntu wasenze. Imana yakoresheje uburyo bwa kane, ngo yahise imanuka mu ishusho ya marayika. Iravuga ati nitwohereza marayika ntacyo ari bukore, niturambura ukuboko ntikuri buzimye umuriro, nituvuga umuriro nturi buzime, twebwe tugiye kwimanukira dukora iki gikorwa. Ariko mumbabarire, Imana imanuke, Imana imanuke se. Ariko ndashaka ko Imana ize ngako kanya. Abahungu baravuga ati turasebye, turamwaye. Abandi bavuga ati buriya babwigira iki, kubera iki butemeye kubarara, uko twebwe twubareye twabaye iki. Ariko nubwo ntacyo babaye ku mubiri, ariko mu mwuka bakibaye. Usko mu mwuka bari bakibaye we. Ba Imana yise ishyiraho umugayo, iravuga ati towa nzererezi zitanyizera, nzererezi zitampamye. Burya uzi ko cyabaye we. Nubwo wasambanye ntihagire ubimenya, burya cyagize gute. Burya nubwo yaguhaye ukavuga ati ndamukuye, ariko burya cyarabaye. Ngaba abahungu barabahambira, ngo Yesu aravuga ngo ntabatabaye nanjye ntaba ntari Imana yanyu. Ngako kanya Yesu ahita atarukira mu itanura. Ngamaze kunzamo
ngo bakomeza kwenyegeza. Yesu ageze mu itanura arababwira ngo mwampamirije, nanjye ngiye kubakorera akantu mutigeze mubona. Ngahambura imigozi. Ngamaze guhambura imigozi arababwira ngo hari defile mutarakora, ariko tugiye kuyikorera mu muriro. Tugiye gukora defile yo mu muriro. Tambika munkurikire, kurikira Yesu. Barajyana, kurikira. Imana simwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe nasimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe. Yitwa yawe Elishadayi, Jehova Rafa ari kumwe. Yitwa yawe Elishadayi, Jehova Rafa ari kumwe natwe. Yitwa yawe Elishadayi, Jehova Rafa ari kumwe natwe. Hallelujah. Mwemuretse nsoze ntahe ntapfira hano. Werarisi tukongere kuntumira vuba, nshobora gupfira hano. Ntabwo ari ukubabeshya bya bindi by'abavuga butumwa, kuri kw'Imana. Imana hano yarabagendereye. Wenda nawe uzaza uhagarare hano ube nk'ubwiriza buke gusa wumva, uzajya uvuga bati ariko se ni njyewe cyangwa. Ngaba bahungu ngo Nebukadinezari aguma akanuye, ariko ababatayemo umuriro wabatwitse. Ndagira ngo mbabwire ko bagambanira guheraho aba bavuga niba Imana igiye guheraho, Imana ibahereho. Niko Bibiliya yavuze ngo ababanazemo ako kanya bahise bashya, bahise bagira gute. Muri iri teraniro hagira ibintu Imana itwika byari byaratuzengereje. Ababyizeye twaramburira Yesu ibiganza. Ngako kanya umva amakuru ngo Nebukadinezari akanuye, ngategereza ko hari ikintu kiri bunuke, araheba. Ategereza ko hari ikintu kiri buturike, none se iyo umuntu yagiye mu muriro, ko umuriro iyo umaze kumubyimbisha ahita aturika, kuki adaturika? Se kubera iki imyenda yabo itanuka ngo twumve bashiririye bakongotse? Reka mbabwire itambo rimwe ntararenga. Uzi ko hari ibintu abantu bakoze bahagarara ahantu bitegeye ngo barebe ibigiye kutubaho, ariko ndagira ngo mbabwire ko ntabwo bazabibona, amaso yabo azarinda arangira batabibona. Iyo umuntu akwirukanishije ku kazi abagira ngo arebe azahure nawe washonje, usabiriza, usa nabi, uzakomeza kurya fresheri, uzakomeza kwambara neza, kubera ko Umwami Yesu arimo. Umwami Yesu arimo. Mumbwire ngo arimo rata. Arimo rata. Arimo. Ngo amaso ya Nebukadinezari ngahita atangira guheza. Niko mwabagaragu mwe twashyizemo abantu bangahe? Hariko atariko Mwami nawe gwikirengegagiza, nta munsi uciyeho, nta minsi ibiri iciyeho, twashyizemo abantu bangahe? 3. kandi bari baboshwe. Arababwira ati nge simbona 3, ndabonamo abantu 4 kandi babohowe, kandi uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Kambabazi, murashaka ko uwa 4 agaragara? Murashaka ko uwa 4 agaragara? Murukiri murashaka ko uwa 4 agaragara? Ndagira ngo mbabwire ko uwa 4 agiye kugaragarira ku muntu wese wateranye uyu munsi. Uwa 4
uwa kane agaragare muri mariage yawe, agaragare mu bana bawe, agaragare mu itorero, agaragare aho ucururiza, agaragare mu kazi, agaragare hahandi hatagaragara, agaragare muri mariage, agaragare tutazahwene tasokota labirima. Uwa kane wambabari ukamumuhora kuvuga ngo uwa kane, uwa kane agaragare rata, reka mukwibwirire, agaragare iwawe, agaragara aho utuye muri karitsiye, uwa kane agaragare, uwa kane agaragare. Muramukeneye rata? Uwa kangahe? Uziko batunazemo bagira ngo ntituri twenyine, kumbi burya turi kumwe n'undi utagaragara witwa uwa kane. Barakuroze bagira ngo niwe baroze, impamvu bitakwishe twari turi kumwe n'uwa kane, impamvu batakugenje uko bashakaga twari turi kumwe n'uwa kangahe? Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kuturwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Bawukanuza bamufata uwo muntu umundebere, uririmba akakantu kamubwira ariko mu mwuka mwiza, nubona atabyumva umuhumurize, umubwire ngo uhagaritse umutima, ufite ubwoba ariko inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Inyuma yawe hari pole sakota laba kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Ndashimira Imana iciye akarengane muri aya materaniro. Ndashimira iyera iciye akarengane muri iri teraniro. Ndashimira iyera imanuye ingabo zitagaragara ariko zanze ko twarengana. Zapele stakota kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, sotala bole stakota, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Wavugaga ngo none se ubu ko ndi umunyantege nkeya, none se ubu njye ko ntacyo nakimarira. Yesu yamenye intege nke zawe, yohereje ingabo zigushinzwe kukurwanirira. Ariko sa nk'ukubita gutya mu kiganza ubone ngo zije nonaha, badayimoni bashwiragire, zije nonaha, abarozi bashwiragire, zije nonaha, batemera bashwiragire, zimanutse totaza wede mayasta. Leo zije nonaha ku buzima bwawe, zije nonaha, izije kugutabara. Sopeta zoherejwe n'Imana itawemerera ko
emiwe zoherejwe n'Imana itakwemerera ko emiwe zoherejwe n'Imana itakwemerera ko mubyeyi we zoherejwe n'Imana itakwemerera ko mugabo we zoherejwe n'Imana itakwemerera ko mukobwa we zoherejwe n'Imana itakwemerera ko musore we zoherejwe n'Imana itakwemerera ayiwe ayizoherejwe zoherejwe n'Imana itakwemerera asatasa we ayizoherejwe zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana Kitasa witi penestando yose kitasa wene manda ushimwe ko wabonye akarengane kacu ushimwe ko wabonye kurengana kwacu ushimwe ko wabonye ko nta mbaraga dufite Adasato petazala banda Alestando le peleba zoherejwe zimanutse nonaha zimanutse nonaha bari mu mwuka mu byumve werarisi we zimanutse nonaha Vedaste we zimanutse nonaha Korodina we zimanutse nonaha yo lesta kode benestando baragusuziwe ngo uri umunyantege nkeya ariko zimanutse nonaha bari bazi ko ntacyo uzageraho ariko Imana yohereje ingabo zimanutse nonaha Imana ishimwe Imana ishimwe mureke dusenge dutahe mureke nsenge dutahe sohereje nonaha wenda kuko utari mu mwuka ntabwo wabyumva wavuga ngo kubera bari kwigira ibiki ariko zohejwe none haleluya ngako kanya Bibiliya ivanga ko kanya Yesu yamanukiyemo amaso arahweza ngo yegera ku munwa w'itanura ngarahegera naravango yemwe basaduraka nabameshaka nababedenego Imana igiye kubahamagara mu mazina abubahishije izina ry'Imana abatumye izina ry'Imana ridatukwa Imana igiye kubahamagara mu mazina yabo yewe Saduraka aritaba ngo karame sohoka ngarasohoka ngamurebye asanga imyenda ntiyahiye n'umusatsi ntiwawabutse ngamwinukirije ngo yumva nta n'umwotsi umunukaho arabati nta Mana ikiza bene aka kageni ngo ino hano Bedenego araza ni wowe imisatsi ntiyahiye imyenda ntiyahiye aramubwira ati nawe hagarara hano amen Meshaki hoti karame mwami Yesu ngarababwira ngo akadefire twari dufitanye kararangiye mukomeze mu nyubahishe nzabana namwe mugende ngategereza ko akanavamo we niyazamuka ndashimira Imana ko akane yagumyemo kubera iki yagumyemo
nuko n'ubundi abacana amatanura baracyahari, ariko uwa kane yagumye kugira ngo azajye atabara abakiri muri aya matanura. Mumbwire ngo yagumyemo burya. Babari umwami umuntu ubwire ngo yagumyemo uwa kane. Uwa kane yagumyemo, niyo mpamvu utapfuye. Uwa kane yari arimo, niyo mpamvu utasaze, niyo mpamvu utibye. Zamura haleluya. Burya uwa kane yari arimo, yagumyemo. Wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. 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 Ndagira ngo mabwire ko ari amaboko Imana igiye kunyuranya y'ibintu bitavuga Imana ku buzima bwayo, kandi bitavuga Imana nibituze biceceke. Twebwe abantu Imana yagiriye neza turahari, turayishimira. Reka senge, mumbabare nsenge ntanga umwanya. Ibitakuvuga neza Mana nibituze iye, twebwe abo wagiriye neza turahari turagushima. Nebukadinezari afata ijambo aravuga ngo ngewe Nebukadinezari umwami w'i Babuloni maze kubona Imana ikiza bene aka kageni. Nta yindi Imana ikiza bene aka kageni uretse Imana yaremye isi n'ijuru, niyo yonyine, kuko yemeye gukiza abagaragu bayo, kuko yemeye gukiza abagaragu bayo. Kubw'iyo mpamvu umva umwanzuro, nta yindi Imana ikwiye gusengwa uretse Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Ishimwe igisengwa ku manywa na nijoro. Utazayisenga urugo rwe ruzatemagurwe. Umurongo wa 30 uravuga ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni babibyamamare. Imana mugendane nayo ibogeze mu izina rya Yesu. Imana ikogeze mu izina rya Yesu. Imana ikogeze mu izina rya Yesu. Mumbwire ngo Imana ikogeze. Hari abantu mbona bicaranye n'abantu badakunda batari kubabwira, mumbwire ngo Imana ikogeze. Byo ni ibiki? Ikiba kibe turabivuze. Imana ikogeze aho utuye, aho usengera, aho wirirwa, aho uba. Imana ikogeze muri quartier, muri mariage yawe, hahandi uba. Imana ikogeze. Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dushaka, kuko imbaraga zayo nyinshi zikoramo ziri. Muvuge ngo Imana irabashije. Mugire gutya cyane, muvuge ngo Imana irabashije. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Mwakire ijambo ry'Imana, dukomere Imana amashyi menshi. Irabashije. Ndagira ngo mutangarize abadayimoni mubabwire ngo irabashije. Mubwire na bya bindi, mubibwire ngo nubwo mwari mwaraduteye ubwoba, ariko iyo twiringiye irabashije. Nta nzira twabonaga, ariko iyo twiringiye ifite inzira irabashije. Nta butabazi tubona, ariko iyo twiringiye ifite ubutabazi irabashije. Lesta mbabare destanga, mumbabare nsenge ntanga umwanya, ariko enestando
nta nzira ubona, nta gitaro, nta butabazi ubona, nta n'agacu ko gutabarwa ubona, mu hatagaragara Imana ihafite agacu ko gutabarwa. Shimwa, shimwa, himbazwa Mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riba mw'ijuru. Shimwa Mwami we, shimwa, shimwa, zote dasta la po anesta. Urakoze Mwami Yesu. Umoti todesta koleba ishimeriba. Shima Yesu he, shima, tolesta kolebelesta alesta. Umutima Imana irambwiye ngo muri aya materaniro y'abera Imana irakwimanye. Mu kwezi kwa munani Imana ikwirukanyeho urupfu, yanze kujya muri serikeyi. Kabiri, hari ibibazo byari iwawe waburiye igisubizo, ariko Imana iravuze ngo iremye igisubizo muri iri teraniro ry'abera. Singiye kubikubaza, uri umugabo mugenzi wanjye, ariko imbere y'Imana ngo waye mikoro hano wabivuga, kuko mbonye ufite ibibazo, mbonye ureba hirya gutya, ureba hino, ureba hirya no hino, ubura igisubizo. Imana irambwiye ngo ikuremeye igisubizo ahangaha utatekerezaga. Birahari cyangwa nta bihari? Birahari byinshi cyane. Dusenge. Nabaraza hano nimuze kuntesha umutwe, ndumva mfite ibihe byiza. Sotita pota za winema ya star enesta kole bele star shoti pita sewene maya star. Gose mbabwire ngo ki tazikini bini maya star, mbabwire ko Imana iremye mariage muri aya materaniro y'abera. Sopele star. Uriya muntu uri inyuma ufite meshi zimanuka zigera hano, wowe ngwino hano. Ngiye kubwira abantu batatu Imana ibintu bivuze senge, muranyihangane gatoya. Ijambo rya mbere, Imana irambwiye ngo nkubwire ko Imana ikoze. Ijambo rya kabiri, Imana irambwiye ngo iremye ibikunezeza. Ijambo rya gatatu, Imana igiye kwivuga, mbonye abantu bakugira impaka. Mbonye bakugira impaka. Imana irambwiye ngo igiye kukubahisha muri abo bantu, kandi desta Imana igiye kukubahisha. Imana iremye ibirori bitangaje ku buzima bwawe. Imana iremye amashimwe, ugiye kuzahagarara hano uvuga ngo ibi ni Imana yavuganye nawe. Imana irambwiye ngo ikoze ibintu biruta cyane ibyo waje gusaba. Kandi mu bintu Imana iguhaye, Imana iguhaye amafaranga, Imana iguhaye baterankunga, Imana iguhaye kurama. Imana niko ivuze genda. So benesta. Tuvuge ngo amen arats. Lesta kole be elesta. Shande benekota. Tazili wini talasta kota laba anesta. Benene. Imana yacu irabashije. Ariko wambabariye ugasa nk'umbwira umuntu w'iburyo niba umunsi ukagira gutya ukamubwira ngo humura Imana irabashije. Irabashije. Badayimone bafunifu irabashije. 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 Dusenge. Sotala bo enesta. Egize gute
kugutabara irabibashije, kugukiza irabibashije, kukurwanirira irabibashije, kuguha kunesha ibyaha irabibashije, kuguha gukiranuka irabibashije. Ni iki idashoboye se? Muzamura ibiganza to lesta kole pe lesta. Wa mugabo uzamuye amaboko gutya, wambaye rinete. Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire muri aya materaniro y'abera. Ijambo rya mbere, Imana yirukanye akagambane k'igifungo cy'imyaka 6 urengana. Imana ikirukaniye hano. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo hari ibintu byawe iburanye, hari ibintu byawe Imana ikuzaniye, hari urubanza mbonye Imana ikuburaniye, mbonye Imana iratanze itegeko iravuga ngo nasubizwe ibye. Imana iravuze ngo iguhaye ibyawe. Wa mugabo, ibyo bintu ntacyo biziho. Imana mbonye itanga itegeko sinkuzi, ariko mumenye ko Imana iri hano irabazi. Izi ni ibibazo bya buri wese. Imana iravuze ngo itanze itegeko, urwo rubanza urarutsinze, akira ibyawe, kandi agaciro wahoranye uragasubiranye. Niko iyo rivuze. Komera Yesu amashyi menshi. Mumbabare nsenge ntazagaruka hano birarisa kanyima gatute. Yesu we, mumbabarire ndiguyishurirwa ibintu byinshi hano, ariko Imana ibasha gukora ibyo tuvuze ikanakora n'ibyo tutavuze. Ishobora gukora ibyo duhishuriwe ikanabikora tutabihishuriwe, byose irabibashije. Munzamura ibiganza gutya dusenge. Mwami Yesu turagushimiye, uri Imana ibashije ku buzima bwacu. Ubashije ibintu by'abagabo, ubashije iby'abagore, ubashije iby'abakobwa, ubashije iby'abasore, ubashije iby'abakobwa, ubashije iby'abakecuru n'abasaza, ubashije iby'abadayimoni batunyaze. Agaciro abantu banyazwe ukagarure, kandi uboneke mu bibazo byabo. Izi ndwara urazibashije. Twirukanye indwara muri aya materaniro. Indwara turazishwiragize. Twirukanye indwara zose. Twirukanye indwara z'abadayimoni, indwara ziva ku myuka mibi. Shedepota za enema. Dusengeye abashomeri kugira ngo ubashe ubwo bushomeri ubuterura ubujyane. Waravuze ngo yewe wa musozi munini we, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye? Vugana n'izi diplome zitagira akazi, vugana n'iyi misozi y'inzara, vugana n'iyi misozi y'amagambo, vugana n'iyi misozi y'ubushomeri, vugana n'iyi nyatsi yatuzengereje. Dukubise imbaraga z'abadayimoni, dukubise imbaraga z'umwijima. Toza peta za kweta. Urabashije. Nzamura ibiganza byawe. Urabashije. Urabashije. Ubashije iby'ababyeyi, ubashije iby'abakobwa. Uyu mukobwa ujya muri regre zidashira, ubashije guturisha ibi bintu bigahagarara, ukamuha ubuzima. Sole pota zawe nema. Uyu muntu waje muri iri teraniro utabyara, ubashije gutanga urubyaro kuri we agatabarwa. Mana, uyu muntu upfushije mariage inshuro zirenga 3, ubashije kurema mariage muri iri teraniro rikaba. Turagushimiye kubiremye, tuguhaye icyubahiro kubashije, tugukomeye amashyi kubashije, tukuvugirije umuntu kubashije. Kandi mu byo ubashije no kutunyagira. Hari ibintu abantu banyazwe, hari ibintu by'abantu banyazwe, turabihamagaye ngo bigere mu maboko yacu. Tuguhaye icyubahiro, tukongera n'andi mashimesha. Twese dutera haleluya 3 duhagaze dushimira Imana. Kongere zamura ibiganza gutya, zamura ibiganza gutya. Nimba wumva washimira Imana, wakitera hejuru, watitambika, ushimira Imana ubwiye ngo nagushimiye kubashisha. Nguhaye amasegonda 25 yo kubikora, hanyuma dutuze dusenge.
dusoze. Haleluya. Sawa, mwicare mwicare mwicare. Biranze birahagurutse. Haleluya. Haleluya. Abantu bageze kuri 7 bambwiye ngo ndabona ubukwe wawe. Nanjye narabibonye na madamu arabibona. Nari mfite ubwoba bwinshi, nahoraga nsenga, nahise mfata amasengesho y'iminsi 3, nari navuze ngo ndayasoreza. Hari imisozi myinshi ndi imbere, ariko navuze ngo Mana nsobanura iki kintu, bye byanteye ubwoba, mvuga ngo sobanura iki kintu. Ndashima Imana ko igisobanuro bidasobanutse. Imana waho umugisha mwinshi. Ikasenge igice cy'umunota. Ndashaka gusengera umuntu wese uri hano waje hano adakishijwe, cyangwa yaraguye yarakijwe akagwa agasubira inyuma, n'uwaje hano atarabatizwa mu mazi menshi. Abo bantu batatu bazaguruke mbasengere, kuko Imana ivuganye nanjye ko hari ikintu gikomeye Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Wari ukijijwe uragwa, uri hano utarabatizwa mu mazi menshi, uri hano utarakizwa, zamura ikiganza cyawe uhaguruke ngusengere. Yego, sinirirwa mbivuga cyane, haguruka nta kibazo, haguruka. Muze hano, muze batera intambwe, muze mufukame hano, muzamure ibiganza byanyu, namwe mubatunge biganza bano bantu. Tubasengera badakijijwe bakizwe, abaguye babyuke, abatarabatizwa mubatizwe. Ni uwo mugambi w'Imana, ni ikimana iba yashaka. Dore ngicyo, karibo mucungaje. Dusenge. Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, ababyeyi, abakobwa, aba basore bapfukamye imbere yawe n'imitima yabo yose, bimenyeho intege nkeya. Turabasengeye mu izina rya Yesu, ubakure mu ntege nkeya ubashyire mu mbaraga, ubavane mu kutamenya ubashyire mu kumenya, ubavane mu kudahishurirwa binjire mu guhishurirwa Imana. Kandi uko bapfukamye ahangaha, ijuru ribiteho, ijuru ribarwanirire, ijuru ribashyigikire, babone ikimenyetso cy'ibyiza. Imana baje imbere ibarengere, Imana baje imbere ibatabare mu izina rya Yesu. Rwanya indwanya, uhiga ibyabahigaga, ntambara zose zabateraga turazirwanije mu izina rya Yesu. Ijuru rirengere, ijuru ritabare, ijuru risubize, ijuru ribiteho, kuko ari abana ba Aburahamu. Satani wabihebeheshaga atsindwe, Satani wabatezaga umwijima atsindwe. Yesu, ijambo ryawe ribaremera ubuzima. Urakoze kubyumvise, urakoze kuko ubikoze, urakoze kuri Imana yabo, urakoze ko ari wowe mutabazi wabo, urakoze kuko ari wowe bwihisho bwabo, urakoze kuko ari wowe mbaraga zabo. Haleluya, haleluya. Ubafatisha ukuboko kwawe, ariko rukundo rwawe. Urakoze kubyumvise. Tubisenge Imana, tubishimira Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.